Bahaye ikaze mwese bakunzi ba Emi Media TV, by'umwihariko mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Nkuko mwabibonye, uyu munsi tugiye kuganira ku nzozi. Ese ubundi inzozi ni iki? Mujya mubona tubasobanurira inzozi nyinshi, ariko uyu munsi tugiye kubabwira noneho inzozi icyo ari cyo ubwazo. Inzozi ni urumuri rutuyobora mu buzima bwa buri munsi. Iyo dusinziriye, ubwonko bwacu bukora inkuru zidasanzwe, zishobora kuba ubutumwa, ikimenyetso cyangwa igitekerezo gishya. Murakaza neza kuri Emi Media TV. Ngende Emmanuel Wihanganye tugiye kubana muri iki kiganiro. Bahaye ikaze. Mu gice cya mbere, ubumenyi ku nzozi. Abashakashatsi bavuga ko inzozi zikorerwa mu gihe cy'ikiruhuko, ubwonko buba bukora cyane, bukerekana amashusho, amajwi n'ibitekerezo bidahuye n'ukuri ariko bifite ishingiro. Inzozi zishobora gufasha umuntu kwibuka, kwiga ndetse no gukemura ibibazo. Igice cya kabiri, imyizerere n'umuco. Mu muco nyarwanda, inzozi zifatwa nk'ubutumwa buva ku Mana cyangwa ku mizimu. Hari abavuga ko inzozi zishobora kuba ikimenyetso cy'ibizaba. Mu mico y'isi yose, inzozi zifite ibisobanuro bitandukanye. Mu Bushinwa, zishobora kuba ikimenyetso cy'ubutunzi. Mu bihugu by'i Burayi, zishobora kuba isoko y'ubuhanzi. Igice cya gatatu, inzozi nk'imbaraga z'ubuzima. Hari abantu benshi bagize inzozi zabahinduriye ubuzima. Umuhanzi ashobora kuba yaratangiye kuririmba kubera inzozi yabonye ari ku rubyiniro. Umushoramari ashobora kuba yarabonye igitekerezo cy'ubucuruzi mu nzozi. Inzozi ziba nk'ishusho y'ibyo twifuza kugeraho. Dusoza rero, inzozi ni imbaraga zidutera gukomeza urugendo rwacu. Ntuzigere ucika intege, kuko buri inzozi zishobora kuzihindura ukuri. Murakoze cyane kudukurikira kuri Emi Media TV, kandi ntimwibagirwe gukanda subscribe abatarayikora, kandi mwibuke gusangiza abandi no video no gutanga igitekerezo cyawe muri comment. Ndi Emmanuel Wihanganye, naho ubutaha.